Sisi twumva ni ijoro hari mu bushyuhe. Wamfungure se basi wabuja kura kukarita. Marido. Wakuya kukarita byibura kunjama kayagaga. Sinzi impamvu numva nshyushye pe. Harashyushye cyane. N'imvura igiye kurari. Ndabona utakintu. Si. Wari mu biki? Mbona ahantu hose ndi kujya urimo uranyitana. Iyo mbimenya sinari kugenda nebya. Amazina yanjye nitwa Joanna, nkaba ndi umuvandimwe wa Joy, ariko nanone ikibazo kikaba kimwe gusa. Turi impanga ariko turasa birengeje urugero. Ikibazo ni uko uwo nzamubaza azavuga ko ari njye uri kwivuga kubera uburyo dusamo. Gusa byanga byakunda uyu mujyi ntabwo mwinjiriyemo ubusa, ikimuhagurukije iwacu ndakizi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye natazi ngomba kubona umuvandimwe wanjye kandi nkamubona ari muzima. Ntabwo nzigera acika intege. Abantu mwatwe cyane cyane iyo tugeze ku mpanga yacu tumera nk'igisasu gitarikiye ahantu. Ntabwo nzigera mva ku bintu. Inje ndi Joanna wa nyawe. Iyo mbimenya sinari kugenda nebya. Kanijya nawe unagenda kugenda. Bana isi nijoro. Gusa urakora iki mu marido yanjye? Urakora iki muri ayo marido y'inzu yanjye? Njyawe? Janvier. Ngwino hano so niyo mpamvu wari wanze gufungura amazi. Ngwino nsobanurira ukuntu uno mugabo ari gukora iki mu marido yanjye. Witegura ugende. Ako Janvier, noneho urananiye neza umva va mu marido yanjye. Sohoka nsobanurire icyo uri gukora mu nzu yanjye. Oya iki? Ariko mana akarago ibi nibyo nari ntegereje kuzabona koko. Urabivuga? Wowe ntabwo ushatse umugore ejo bundi? Nonse urabivuga? Turi inshuti? Ngende inshuti nawe niba uri inshuti yanjye uza gukureba muri umuntu wanjye waje kumurebamo iki ntahari. Turi inshuti. Ntabwo ndi inshuti. Sohoka mana we ubwo umugore sohoka cyane. Ariko ntubimubwire. Umva Janvier Janvier sohoka. Ntubimubwire. Banza unsobanure ikintu uri gukora mu marido yawe. Umaze gusobanukirwa ahantu ibintu Janvier no kwishongora ahantu bimaze imitsi n'utwo dufaranga uri kumushukisha. Umva ngiye icyo dupanga. Tuvuganye njye nawe. Turi babiri hano. Janvier mureke si byo ngenda gusinyira sheke uri kumubiri wacu wanjye niba babimenye. Umva nge ntago bangura bro. Ntago nagafanta. Nta by'agafanta. Ako nawe shyira mu gaci ubwo umugore wawe ushatse ejo bundi agahinda wawe ugiye kumuterura akazi. Reka ntabwo ubona twafite abagore ntabwo kuko twatwara. Nose wafashe icyemezo yo gushyira umugore mu wagutabitekerejeho. Urabona ibintu biri kibiri kuri hanze birashukana. Umva ngewe ikiri butume nkugirira ibanga. Nuko nashaka kuba nta mugore ukwiye guca mu gahinda nk'aka ngaka none. Urumva ariko ugendere kure umuvandimwe wanjye. Ubutaha ninongera kukubona ku muvandimwe wanjye. Mbega mwe n'abavandimwe? Azaba ari ikibazo gikomeye cyane. Muri n'abavandimwe? Umva sohoka ntarahindura ibitekerezo ugende wongeye kubona umugore wawe. Nta kibazo rwose. Mana yanjye we umva Janvier ntabwo turi gukiranuka. Ntabwo nkiranuka nawe. Janvier sohoka muri icyo cyumba. Sohoka uzunsobanurira ibintu nsanze muri iyi nzu yanjye. Sohoka. Icara ngaha unsobanurire. Umva ninjye nawe. Ntabwo ugenda no birandenze. Sobanurira ukuntu noneho usigaye uzana abagabo bubatse mu nzu yanjye. Ko nduzana abagabo. Wowe hari undi muntu tubana hano mu nzu atari wowe. Ako Janvier ufite ikihe kibazo? Barakuroze cyangwa umaze kurwara mu mutwe no ngo mbimenye? Nta mugabo nazanye. Nta mugabo wasenye uwo nsanze mwahangana indi. Uwo nsanze hano ntabikaze n'ibisanzwe ariko.
ntabikaze byiburiye bari n'umusore muzima ariko umugabo wubatse umuturage nk'umugore we aje kukugira ikintu ati akagusangana n'umugabo iyo nkuru nazayibarira he bisanzwe ariko ufite ikihe kibazo cy'iki basi nimba wumva wahaze kuba kunyubaha no kukurera ngansokera mu nzu basi ugende nawe wigenga nawe bagabo nushaka uzagende no mu basaza n'umubiri ushaje rero umuntu kwizana umugabo bitwaye iki okay ndashaje yego abantu bashaje nta bwenge bagira se wowe umukuru wowe umwana mutoya ni wowe uri kujya mu bantu bakuru none nibwo bwenge undushije umuntu azajya yibonera umugabo rero dore umaze gusazira aha ngaha agira ngo wamuha buri kimwe nurangiza uzana ibisereri namve uvuze ngo ashaje ngo ndashaje iyo mba nashaje ubu ngubu ugeze aha ngaha urumva wowe mutoya se ufite ubuhe bwenge bwo kujya mu bana batoya abana batoya ugomba gukundana n'abapapa n'abatanga amani okay ubwo ufite ibintu bigusura nurusohoka mu nzu yanjye ugenda usanga abo basaza wowe mwana mutoya bagukunde bagumye bagutembeje urasohoka urumva urasohoka nitekagira kuca mu nzu yanjye haguruka ntabwo kugenda guma hamaho ngoze kuzana imyenda yawe kanze yizane akira ndagenda wowe udashaje sohoka genda ubasange maze bagucurunge marira arashoka ubudasiba kandi simfite n'uwondirira abantu baha barimo baragenda ese bimeze bite yego kumana y'isi n'ijuru niko nakomanze mbura umuntu wumfungurira ahubwo mura n'umuntu hariya anabe amakuru umeze neza umeze utetse waje ryari se naje kare ndakomanga mbura umuntu wumfungurira muye n'umuntu hano uri kugenda yijujumanga ahetse igikapu ndavuga ati subu naba nayobye we kandi nubwo nyine n'abantu batambuka sinzi ukuntu byuka byagenze pe ariko we yarazi uburyo yarimo arasakuza cyane none se amakuru ko ndeba ntabwo umeze neza mu ishuri wijimye cyane yego shameze neza ubwo sinzi ukuntu byagenze nuko uze mu masaha ya nijoro mvuye ku kazi nananiwe ariko nimeze neza nta kibazo okay ni byiza nyine nanjye urabona ko nunguranye nijoro tugendere nijoro ni ibi sha nyine nayinje kuba hano igihe gitoya nayinje byagenze bite isaha wari kuba mu minsi byagenze subizi se sinari narakubwiye ko nabaga muri famiye kubera ko nashoje kwiga nabaye ndetse gutaha ndateka mbanze nzi mba hano gato hari ahantu nari nabonye ibiraka ndagateka nze kuba ahangaha mbe nkakora kuko ni hafi yanyu nyine no ntacyo bitwaye ariko ari kumbwira nuko nyine hano uratunguranye tutanakwiteguye urumva ko nyine nta kibazo pe ntabwo nakanga ko uri hano hari n'undi mwana Joy witwa Joy muraza kumenyera rero ubu uri hano nta kibazo urakoze cyane mbona nyine rero urara narinaniwe nk'uko ubivuze ntabwo biragaragara reka mbe ngiye tu ubwo nyine wisange biba bizi nyine cya cyumba kindi n'ikiri bubemo umukanya ndaje mubwiye Joy aza kureba umuvugane nyine akumenye akasaba murakoze nagiye ntekereza ko byose bizashira nahati ibyanjye byose ni ubwa mbere none se kuvuga ngo waje muri vokasi kandi vokasi nzi ko ijyamo abantu b'abanyeshuri nawe uri umunyeshuri hari ibintu niga ntabwo ari ngombwa ngo none mbikubwire ariko twanifashe ikiruhuko ibyo ntacyo bitwaye nanjye nibera hano ubwo nyine tuzabana ntacyo bitwaye kuva ryari wamaze igihe nawe katari yarabimbwiye ko sigaye abana n'undi muntu bimaze igihe kitari kinini ariko kandi nanone kitari gitoya wahaje okay
si ngombwa none gusa ni byiza ndabona ameze neza. ndashima Imana. Okay. Ni byiza cyane. Ese ntabwo munani ko mbona igikapu kikiri muri salo kandi babanje kuganira nawe. Sorry ubwo sinzi impamvu natinze umva imereye nabi ahubwo wanyereka icyumba nkajya ngiye kuruhukamo. Oya nabwo wakata muri kiriya nabwo nta kibazo kwiryamira nicyo cyabashyitse. Okay, nawe ko hari ikindi ariko na kiriya ntacyo gitwara kwiryamira biba bishashe. Mwakoze. Urare neza. Sawa. None wanyira besho sirano nombona kanura gutya. Janvier ndamukize. Narira mbona ngo nagiye kwibonera amahoro hakikubitamo n'abandi. Abaje muri vacance. Kumana yanjye ko nakubwinga abantu batarabumara kuri iki cyo batembereza. Uriya nawe watekereje usanga kumutembereza mu rugo rwo kwa Aurore. Akabone ngaraje tubana. Nje ko ngiye kwibonera amahoro Janvier muyobye agiye. Kabone Janvier bamutumbagize bamutumure hejuru nawe y'amakosa yiwe kabishika kinagiye. Hejuru y'amakosa yiwe abone ngo haje ngo bariye sinzi none uko bamwita sinzi bagino kumwita. Heze ko ngiye kumana. Ako nari ngo no kumucira urubanza uriya we. Yaba meza tataba meza atinje. Kama mbaye hasi hejuru nagazongera kugira n'ibyo Janvier yangira. Nzabwira ngo wabuje kuhaba wabuzagenda iyo vacance ninde urigenda marira arashoka ubudasiba kandi simfite ngira nako wafunze Nyiriwe? Meze neza. Umeze gute? Cyane neza. Ko tutabamenye. Ndi muturanyi hano. Ndi muturanyi hano. Okay. Abandi swari ko nawe ndi kubona. Kubona wenyine. Oya abandi nabahari ngiye hano ngiye nyine sinzi ahantu bari bagiye ku isoko guhaha. Ko imushyashya nawe. Yandi mashyirwa ndi mushyashya. Suganye ibyo koko. Nyari mu gikoni nyine sinza ko. Wapi? Nta kantu uza kadafasha hari usanga utuntu turiho turi kugenda tuvaho. Yego. None se urore ko nawe uhari waruje kuri nyine amashaka ngo tuganire. Hari akabazo nagiye tutakemuye neza. Wowe nawe? Niko nashaka ko tuganira. Nawe hari uko nyine waza kongera kugaruka. Nta kibazo nawe yose. Nawe hari nta kibazo twaganira nta kibazo nta muri kwihuta cyane. Waganira n'umuntu utazi ko kongera ugambira mu rugo. Oya, nasumuragana n'umuntu azi wenyine gusa. Reka mbane nzozo tunandi murabona ko muzo muri kubane tuganire. Nta kibazo to. Nta kibazo. Akwaza kwitikutika tukanicana. Wowe kwi Uri muravuga? Navuga baza tukicarana hano. Hano icaye hameze neza nta kibazo ko icyo ushaka kuza kwicara aho ngaho. Oya rega no serega harimo kandi covid yararangiye. Urore se kadahari ni waba ugiye ukongera kugaruka. Sana ko nako. Sinzi ariko biraterwa. Oya ntose se wambwiye ko muturanye muri abaturanyi nimba wamushakaga cyane uze kongera kugaruka nta kibazo. Yego urumva n'umwanya hari ubura. Umwanya urabura. Byanyu mbizi. So shakuzaga. Ako nyine akana nshaka kukubaza. Okay na Oh my god. Ntabwo izina rigombwa. Warujuje kureba Aurore ntabwo warujuje kureba njye kura rwo warunanze. So nakwigendera. Ngo mbwiye nyine. Nawe mbwiye ngo ntabwo izina. Ejo nazagaruka wati wa mukobwa nasanze nashaka izina ryawe nyine. Oya.
nta kibazo ntabwo ari ngombwa waba ugiye nta kibazo reka niyete sawa uraza kumusezera ariko nta kibazo ntabwo ari ngombwa ngo wasohoka ukagenda ariko nta kibazo none se umva ese ufite ikihe kibazo mugabo ko nakuzi kutanzi mva mubwiye sohoka ngaho ni kuko ari musike muteye sohoka aha ntabwo ndetse ibibazo umuntu utazanya mutangira kumukoraho amarira arashoka ubudasiba ariko ejo wapfaga kandi simfite winyibutsa ahubwo umvura rimaze nkundirira arananiye kabisa umva nagenda ndaza guhamagara mama asubirane ibye ntabwo ngiye kuzatura amashusho kubera umuvana byagenze gute buriya Janvier nkibona akazi nayo i Kigali urumva naraje ndavuga ati mbwira mama rero ko nabonye akazi aho njya mu mwana mwagiyebwe mu mashuri ya hariya ubona bitameze neza nk'ayi Kigali kiriya cyaro mbega icyaro ndavuga ati naze tubane ajye yiga hano hafi nyine anataye hano agiye tunamfashe yego ubwo mama arabyemera ntabwo ari kubyanga umwana araje nta kibazo mu minsi ya mbere nta kibazo ahubwo aho byapfiriye ni ejo bundi aho nagiye hano mpura n'akana mu by'ukuri ako kana kari akana keza nyine wabonaga ari umwana ukwiye nyine ubuzima bwiza ukwiye ibyiza pe yari umwana muzima witonda akana keza nyine usibye ko ari muri situwasiyo mbi zo kuba nta babyeyi afite ubyeyi yamigira abizi ibintu by'imiryango nyine kwa wundi ababyeyi usanga barashatse abagore cyangwa abagabo bakanga abana babasanganye nyine kandi nta hantu yari afite ho kuba wagakuye ku muhanda amukuye ku muhanda ndamuzana rwose namwe naze ninabane natwe abantu babiri tube batatu nyine ntabwo twabura ikintu kitumuha nyine ni umuhungu se cyangwa umukobwa urumva turangije ubwo anezeza Janvier ndaza namwe atera umwana nguyu iga kubana nawe nawe umumenyereze urumva arangije ubwo Janvier arabinyemera ngo azamumenyereza aho kuko iminsi ishira aho kugira ngo avuye ngo Janvier arahinduka ambera umuntu mushyashya bundi akambwira nabi ikintu cyose mubwiye akansubiza nabi urumva twaba turi ku meza agahigima akarya bitonganiramo nkahagukana nariye kubera kunaniwe none se nibyo mwapfaga uwo mwana ubwo rero ikintu twapfuye nyine ibyo byose byo kuba yabangamira umwana narabyihanganiye ariko iriya mugoroba yakoreye agashya noneho mbura yewe wasanze buriya ndi muri ko nsange none azana abahungu mu nzu yanjye iyo abana nawe n'abahungu byo rero bari mu kigero cye urumva nta kintu umuhungu umugabo amazina yanjye nitwa Joanna nkaba ndi umuvandimwe wa Joy ariko nanone ikibazo kikaba kimwe gusa turi impanga ariko turasa birengeje urugero ikibazo ni uko uwo nzamubaza azavuga ko ari njye uri kwivuga wubatse ufite umugore noneho uwo mugabo nta n'imyaka ibiri nawe ni umujene mani ujye umbwira ukuntu abagabo muri minsi bateye kugira ngo utume umugore mutamenya ntumbwire oya buretse ntumbwire ko ari umuhungu waje hano aje kukureba umuhungu umeze ukuntu ntumbwire ko ari we kabisa umva simbizi wabona ari we ubwo ni we urumva ubwo rero ingiye naje ubwo twari twatonganye mba ngiye nyine kwa burana iyo dusena ngiye ngira umujinya ntabwo kuguma hafi ndagiye singarutse ndavuze itereka mfungure idirishya ruvaga ari mu bishyuye ngiye kubona mbona nabaye ngifungura nakubiswe n'urusura nagize ngo n'umujura ahubwo ari mukubise n'ikiza Yesu Kristo mukanya yaje hano aje kukureba sinzi soro ariko ashobora kuba atari nawe cyangwa ari nawe simbizi ariko mukanya hari umuhungu waje kukureba hano umuhungu umeze ukuntu w'urukara w'imibiri yombi umva n'uwo n'urukara n'umuturanye ruzamubona nyine ubwo nibyo twapfaga rero kugira ngo azane abagabo ajye no kubahisha no mu nzu yanjye ubwo uwo muntu uvandimwe utazanzara ikintu azazana n'abagabo hari ubwo wigize ubafatana hari igihe ari inshuti erega ari inshuti yiwe akaba yaraje kumusura inshuti barayihisha
none se hari igihe yari afite ubwoherega n'amahane yawe ndayazi. Iyo ufite inshuti ari umuntu waje kugusura yicara muri salo mukaganira ukamwereka abantu ati uyu n'umuntu waje kunsura nagira amahane umbwira ngo ni inshuti yawe ubwo nabengira amahane y'iki. Ariko iyo ufashe ibintu ukabihisha nuko hari ibintu biba bibyihishe ntabwo aba ari ibintu binyuze mu ya kontrol umujinya wawe ndumva ukina ufite ukontorore uze kuza kumubaza neza mubaza iki ko namusohoye ntabwo yakongera ntabwo na mama namuhamagaye ni none urasohora umuvandimwe wawe urukumva arajya kuba reka umusore cyane umuvandimwe cyayabaye indaya ubwo aracyari umuvandimwe kandi utabafashe indaya ni umuntu ufata aryamanye n'uri no se ugize ubafata ahubwo nawe urajyana nawe ndumva uri kumushyigikira ushobora kuba mufite imico mibi ufite imico nk'iye uri kubyumva neza nuko ari we ya mahane yawe umva niba ari ibyo byakuzanye rero nawe usubire iyo wavuye oya nta kibazo ahubwo twiganirire nyine mbwira amakuru rero y'iwanyu ibyo bya Janvier tunabyihora utanzambere isukari sha mu rugo tumeze neza ni amahoro gusa naringa ukumbere ntabwo wabyumva harashize igihe wowe kutanzaniye wa mutobe ibyo uri kwivuga kubera uburyo dusama gusa byanga byakunda uyu mujyi ntabwo mwinjiriyemo ubusa ikimagorokeje iwacu ndakizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye natazi ngomba kubona umuvandimwe wanjye kandi nkamubona ari muzima ntabwo nzigera acika intege abantu mwatwe cyane cyane iyo tugeze ku mpanga yacu tumera nk'igisasu giturikiye ahantu ntabwo nzigera mva ku bintu ingenzi Joanna Wanyabo nagiye ntekereza ko byose bizashira nahata ibyanjye byose mu byiringiro ariko igihe cyaratambutse kinyicira umutima nibaza impamvu buri munsi bitagira iherezo